Adolphe we mperuka ubushize ubwo twatandukanaga hari gahunda twaganiraga ese waba ukizibuka ngo ukomeze unyuremo uko byifashe shaka ubushize se aho yari afite stress nyinshi dore by'uyu mutwaro no kwirukanka ndimo kugenda hajya warambajije gute nakubajije ku byerekeranye na business kuko muri ino minsi igihe muziye nta n'umushomeri kandi wowe wamenye ko hari ibyo urimo kwikorera so rero nicyo kintu nakubajije no ku mwanya wabaye muke kubera ya masaha yo muri iyi minsi tugenda utabindagije none ubwo nta mahirwe kuba ngufatishije nagira ngo ducungukure mubire etape kuri etape uko byagenda kugira ngo nanjye njye muri urwo rwego nibyo kwikorera ni byiza kwikorera ni byiza ariko nyoke muri iki gihe ntabwo byoroshye urabona yaba kwikorera yaba gukorera undi muri iki gihe harimo ibibazo ntabwo byoroshye gukorera undi uri kuri stress urabizi nawe hepfo hirya ruguru ariko kwikorera ni kuba wikorera hari igihe uvuga uti ibintu bigize gutya no gukorera umuntu hari igihe atanyurwa reka hari igihe atanyurwa gusa muri iki gihe akazi ariko kose karakomeye none se ariko nyine ibyo neraga kukubwira urumva nkatwe dukorera abantu uyu munsi urakoze ejo ntugiyeyo uyu munsi urahembwe ejo ntuhembwe amafaranga yabuze ariko mu buryo bwiza muri ino minsi ubona ko iyo wikoreye aribwo utera imbere so ariko ubwo rero nagira ngo umenye kwanza se imbogamizi muhura nazo ni izihe kugira ngo niba nanabyinjiyemo mbyinjiremo nanjye izo mbogamizi nziteguye nzagenda n'ukuntu nazitwara imbogamizi bo reka mubwire rero umuntu wikoreye mbana restaurant iyo ikintu cyose ukoze udafite management cyangwa utakoze management neza ntabwo kinyuramo ntabwo succeeding bisaba wowe planning akazi kawe ukuntu uri bwakore akakurikiraho kugira ngo utagenda ubivangavanga iyo ubikoze neza birakunda none se ku byerekeranye n'igishoro ni amafaranga ni umutwe umuntu ajyana ndetse n'iki amafaranga make ayo ariyo yose wowe bisaba management kandi ukiha intego ikintu ushaka kugeraho ukagiha na time ukagiheza igihe ukavuga uti nibura muri iki gihe ndashaka kuba ngeze aha niba utahageze ariko nibura ugerageza urebe uri hafi kugerayo Umwana wanjye ko noneho yatinze kubyuka aho ntiyabuhezemo na se bino birayi na hasi ndabona bitanagwira umuntu wateka ibiko nabonye atabasha no kurya arekera umwana wanjye atagira inda nini ngo atabashe kurya mama ese ubashije kubyuka yewe sipo zanjye ziri he gusa ndabona umwanya wo kugiye kuzikurebera reka mbe nguhaye izi ngizi uba wambaye hari icyo bitwaye uba wambaye izi ngizi nari mbuguyemo neza se ukuntu waraye se aka kazuba ariko biragaragara ko n'imvura iri buguye none se ibi birayi ku mana yanjye ahubwo nari ngiye kureka oya wikwicara kuri iri zuba oya mwana icara mu gacucu kuko iri zuba ryakumerera nabi turimo ahubwo nari nzi ko sinigeze nsinzira nabyukaga nkaza nkakora ku gatima ngasanga karacyatera hasi noneho usigaye wambara n'ibiki bimeze nk'ibiziriko aka ngaka ariko abana bubu ndebera kagapira mbishyizeho reka nkurebere agapira nkambara ku mana yanjye ubu rero nta n'agakoma se agakoma nari nagatetse ariko ntabwo kari kashya neza reka ndebe aho bigeze banda twabuze menshi ariko se bikangoza kugira ngo umuntu awe amagare magara ariko ubwo tuvugana ambwira ko ari ahakomeye kuko ntabwo mperuka mu cyaro ariko iyo tuvugana ambwira ko akomeye ambwira ko nta kibazo afite
ubwo rero umuntu udafite ikibazo ibyo byose natwe ubwacu hano mu mujyi byaraturembeje ibyo mu cyaro araryahama urumva nta kibazo afite Kajabaye icyaro cyane iheruka mu gihe cyane abantu bameze nabi ahantu barahinga munsi y'urugo ruguru y'urugo ushobora no kugira umuntu akagwa igitoki umuntu aba ameze nabi ntabwo uherukayo izuba ryarumye byose izuba ryo mu kwa gatatu se n'iryahe ni ryimyimisha imyaka ku buryo abantu mu cyaro babona ibyo barya nanjye nakubwiraga rero ari epfiriya nabonye ntabwo byoroshye umuntu aroga nta kimuntu uriya mwana warangije koko kanyarwanda umwana wize akarangiza ajye mu cyaro ajye mu byona se nabi asubira uzi ko iterambere riwe mu bwonko agenda asubira hasi umwana ariko kugira ngo wige n'ibyo wize we kubikoresha ugome mu cyaro umunyacyaro nyine urabagara uhinga wirwana ba bantu baragiye nta bantu bo mu cyaro bariyo kandi basirimutse mwaba abaturage mwaswe noneho wowe wize ufite n'amashuri uriya mwana bamushimira kuva mu cyaro kuko yarangije kaminuza w'akanyago kurangiza kaminuza sibyo niki none se Abdul umwana reba ibibazo dufite hano natwe ubwacu ntitwihagije kurya ni rimwe cyangwa ntitunayibone hari n'igihe baza bakubwira bati va mu nzu ubu nkunda muzana amushyiriye ntakureka mubwire ibiryo umuntu umwe ari iki bagute rero ntabwo urya se ibiryo umuntu umwe ari iki ndabireba ari iki ko hari igihe tutarya nawe wese ntubayeho nawe yakwihangana ahantu uryamye haryamye ubwo se kamubaze sindi muri Kigali uzi ko natangiye natungiye umugore mfite amafaranga make ariko tugera tuho gahoro gahoro kandi bigenda biza none se ubwo umfasha rero wowe kubera ko numva uri n'umukire nzamuzane wari upfuye nari mpfuye ariko kamitende karimo uzi ukuntu wari umeze wari umeze nabi wari umeze nabi njye nagize ngo baguhaye umva rero reka nkubwire sinakubwiye ngo ngiye gushaka akazi ejo ni umwaka nagize gusa ntako wabonye buriya rero n'ubundi numva ntameze neza ntako wabonye ndagenda uwa mbere wo bita sekereteri babandi bakira abantu abagize gutya arambwiye ngo ko kazi reka nta uwo mwanya nta nawe wigeze unavuga bampinduye rega ngira ngo mbaye umutekamitwe ariko n'ubundi uribuka ko nakubwiye ko numva ntameze neza n'ubundi n'injoro ndagenda akazi bakimara kumbwira ngo nta kazi gahari ngo mpindukire neza numva ikintu kiramfashe mu ntoki kiranzirika nagiye kuza nihangana nanje kugira ngo nyamazi mabi nanyoye yaka amazi ntabwo yari mabi yari atetse ariya amazi ntoyabeshye iyo utantangira haranguye ngo ngaruye ngo mfate unzane hano mu nzu nuko Imana sinkubeshye nari kugwa hariya wari gusanga ndyamye hariya mu muhanda ahubwo ni nk'Imana yatumye njya hariya habona siko nari gusanga urambaraye saba uri mu isuku nari kumenya w'amazi narindi mu isuku nari ndi koza kano gasafuriya yewe rwose numva nacikanye neza byagenze bite se kandi ariko ndaza nk'ikigo nabashije no gusohoka umva rero nagira ngo ugire ikintu mubaza nk'umubyeyi wanyu ngiremo n'inama ni ibintu narayemo nigaragura yewe reka nshaka agatebe nza nkwegera umbaze oya yewe umva byancanze umva rero urabona imyaka mfite ntabwo ari mikeya nagize kuba nasaziye mu mashuri urabona no kwiga ubuzima ntabwo ndasoza urabona ubushomeri uyu ni umwaka ubaye wa kangahe ngiye kujya mu mwaka wa 4 w'ubushomeri ubu rero wabuze icyo urya oya ntabwo ari icyo ndimo nkubwira naraye ntekereje ndavuga nti se wahaguruka nk'abandi nanjye nkahaguruka nkajya mu mujyi byibuze nkajya kureba ko nanjye nashakisha mu mujyi gukora iki
abagiyeyo bibamariye iki? Erega mama umva reka nkubwire reka nze nkubwire impamvu ndimo nkubwire ibyo ngibyo. Reba nawe umwaka wa mbere hano nta kintu wakora, urabona mu mujyi niyo byanze wikora itafari abaturage b'inahanga ubona banubaka se inaha ntiwayikorera amatafari. Bakuru bawe bagiyeyo bibamariye iki? Inzu urabona itansaziyeho, urabona itarahomotse itarashenyutse. Reba igitenge n'ikinsaziyeho. Oya ibya bakuru banjye ibyo ngibyo tubyibure. Bari abakuru banjye ntabwo ari wo mugisha wabo, bo bahagurutse bagiye kwirwanaho. Njyewe ndi umuntu wize uzi ubwenge, ikintu icyo ari cyo cyose gihe nshobora gukora, nshobora kuba nahindukira nkavuga ati reka nkibyaze umusaruro. Ngaho noneho reka mubaze, Wakwihangiye imirimo, wakwihangiye imirimo. Inangawe kubasazi ushobora kubaza, ushobora kubaza. Ubwo rero nawe uragiye, nawe urananiye, nawe urananiye, nawe ugiye kujya mu mujyi gukora iki? Reba ibiziriko usigaye wirirwa oya wisara naca bugufi. Nakubajije ntabwo ari umwanzuro nafashe, nakubwiye ngo ca bugufi. Noneho urampagurukanye ikoye, uragira ngo nkugire. Bakuru bawe baragiye, nawe ufashe iya mbere uragiye. Mugiye mu mujyi mwese munsi zangiye nyine. Noneho mva oya urananiye, icara ku gatebe noneho nkubwire. Ngaho mbwira no. Urabona rero ntabwo ari ukugusiga mama, nanjye ntabwo nkwanze, n'ukuri kw'Imana ntabwo nkwanze, ahubwo bitewe n'ukuntu ubuzima nawe ubibona. None se ureka ngo nimba isiripa nzajya nza kuzambara ari uko ngusabye amafaranga, nimba uyu mupira nanjye ntayo nkigira. Imirima yarashize, inka zarashize. Ndumva ibyo ngibyo ntabwo nzi. None rero ugiye nagira ngo ugishe inama. Urabona umuhungu wo kwa Rwigema we yagize gutya, haguruka aragenda ajya mu mujyi, amara igihe kirekire pe. Urabizi ko abantu bari banazi ko rwose yaba yaranasohotse n'igihugu, ariko noneho yaje kumenyana n'umukire amukorera mu iduka rye ari uko ntawe. Ariyo mpamvu wabonye yahise abona amafaranga kubera ko umwizera, arakora yubakira iwabo, kandi nawe wabonye ko yatangiye kwiyubakira. Nanjye rero ndagira noneho nawe uragira ngo uzanyubakire. Icyo ni igitekerezo. Wakwihangira imirimo, ihangira imirimo, ngaho tangira ubaze. Numara kubimenya turakuraho amafaranga. Ariko se reka nkubaze, mbwira abantu bararangura i Dubai, urubaho rw'iki gihe bararurangura i Dubai, urundi bakarurangura muri Turkiya. Noneho nanjye magare mfate akabaho, ntangire mfate umuhoro mbaza ikire kuntuza kw'ityazo nteme urusi urubaho. Urabona hari icyo rubaye? Sinicaye. Urubaho ni urwana roge, twebwe turi mu isi ya digitali. Gitari se byo ni ibiki? Ariko nubwo twakomeje kuganira, telefone yawe iri gusona, reka nyikuzane. Cicura bananiye neza ko aho yari kugenda ndaza kugenda rwose, ndaza kugenda nta kundi byagenda ntawe. Yemwe ko kudafungura segiye kumwangiye kandi kurasanga bari imbere. Wakira telefone. Ese umuntu wari uri kuguhamagara. Waruje gukorera mu umva reka yapfuye neza byari bimwe. Reka ubwize ukuri, umva bare ni ukuri kw'Imana. Njye nta nubwo nayumvise. Twari turi hano hanze twaramukiye mu kirere. Yaramutse pese. Ndamutse neza. Yarapfuye. Yaradupfanye. Umve ko mukecuru yari umaze kuvuga. Yari yaye. Ahubwo icaranga. Changa. Birimo biragenda rero. Ndabibona ndetse bikora kugera muri nsha tusoze. Kiko komana yanjye. Ubu rero nari ndi mu mpaka nyinshi n'umukecuru. Kugira ngo singiye ko yagiye kabisa rero sinze. Bakoze kunsura ko kugira ngo hari abashyiramo inkweto kamerekeza ndabona. None se ku byo twavuganye by'uriya mwana, njyewe nabonye ubushobozi burangoye mu by'ukuri. Ku byo twavuganye rero kuko mushoboye uriya mwana akaza. Uriya mwana nubwo yaza
akaza ashaka kuzakora n'ikiyedi anabona amafaranga. umwana wize kaminuza tubirebera ku birahamwe ntabwo nshatse umwana wize kaminuza se yakora ikindi ikintu cyose akazi kabuze gusa wowe waguha akazi ko ntabwo ufite ntabwo wakora kandi kose ariko sinakora ikindi ariko amafaranga make yabona nibura akagenda yasevinga umwaka igihe kingana n'utamezi angahe ntabwo yabura ikintu akora. aho nari kigeze ko numvise ngo kubera amashuri bagiye mu bintu by'ibishoro mu bintu by'ubusinzi ushobora kumuzana ejo yafata kuri utwo dufaranga ugasanga araye mu kabari ntacyo bimaze muri make ibyo ntabwo kabiri fata imari hariho n'abana bagize gute abana beza bumvira kandi bakora akantu bahakwigeze bitya nuko rero umwana reka umurekaza aho gumerekeza ngende ahubwo mubyige ibyo bintu byige uriya mwana muzafatanye mumuzane kugira ngo reka nzira mu dukweto